N'ubutumwa yatanze ubwo abayobozi batandukanye bo mu nzego za leta, abanyamadini, abikorera n'abandi bateranyiraga muri Kigali Convention Center kuri iki cyumweru tariki ya 15 Nzeri 2024 mu gikorwa ngarukamwaka cyo gusengera igihugu. Kuri uyu wa 15 Nzeri 2024, Perezida Paul Kagame yakomoje ku madini asigaye agaragaramo akajagari n'igishoziyo by'abantu n'ubuhungiro ku bashaka gukira batavunitse bagashinga amadini kugira ngo bibonere amafaranga gusa. Agaragaza ko hariho amategeko agenga uburyo umuntu asorera ibyo yinjije, bityo bazasuzumwa hakarebwa nuko n'ayo mafaranga binjiza bajya bayasorera. Uburyo nshaka kuganira namwe cy'ingenzi, ibintu biheruka muri iyi minsi ishize mwarabibonye, biri mu social media, biri ahantu hose, biri mu kibi bijyanye no gufunga insengero, byaragiye bijya hanze, biba nk'icyateye u Rwanda. Nuzi hari ubwo muribuka igihe twigeze kugira mu Kinyarwanda babyita locusts, inzige, byari byanyibagiye. Inzige zigatera u Rwanda, abantu tugashakisha uko turwana n'inzige, birangiza imyaka, ibyo byarazamutse biba nk'aho u Rwanda rwatewe n'inzige. Kubera iki? Ariko ibyo byose mvuga hari ibice bitatu mbibaraho mbere yuko nkomeza kubisobanura. Igice cya mbere naho byaturutse, n'ababirimo, abo byakomotseho. Aba kabiri n'ababiyobotse babijyamo. Aba gatatu ndetse hari n'aba kane, ariko aba gatatu ni ababirebereye gusa, barabireba, wenda bo ntibabirimo, barabirebera biba, ntahagira n'ugira icyo abivugaho, bikomeza bityo. Kuki umuntu atagira icyo abivugaho uwo ari we wese ngo abaze ashyireho agira ikibazo? Abakane rero ni ba bandi nigeze kuvuga bari muri politiki nkanjye, abayobozi b'igihugu muri politiki, bareba polisi, bareba buri kintu cyose. Ibintu nk'ibi bibaho bikakubana kugera kuri ruriya rwego urihe. Ibiyobora ni ibiki? Uyobora ibiki? Uyobora abantu cyangwa n'izina wikoreye gusa ugendana ridafite icyo rivuze? Ndashaka kujya ncamake, ariko ibintu bibi kandi ibi byigeze kuba n'ikindi gihe, abantu turabiganira, ndetse bisa nkaho bigiye gushyirwa mu buryo. Byarangiriye ngira ngo aho twabiganiriye cyangwa n'ibyo twemeje bikwiye gukorwa, byarangiriye aho, ntawabikurikiranye. Byakozweho gato bigira bitya, birangije
abayobozi turiryamira turisinzirira twese ubwo kandi abayobozi mvuga ntabwo ari abayobozi ba politike gusa ndavuga n'abayobozi bo mu madini cyangwa n'indi myemerere nabo muri hano no kuri mwe no ku bayobozi muri leta n'ahandi ntabwo byari bikwiye kuba biba gusa bitagira ikibigarura mu buryo mwicaye aho ngaho ntabwo ari byo icyo mvuga rero ni iki kandi tujya tubiganira tukabivuga bigahita mu mvugo abantu bahita bigashira nimumbwire ukuntu buri wese aho azajya ashakira buri wese ubwo ndavuga buri wese ariko ntabwo ari abantu bake azajya avuga ati ariko murabizi ati nakennye ati ariko hari uburyo umuntu ashobora gukora amafaranga butanavunnye ni ubuheze bakicara ari babiri mukabwira umuntu ariko reka dushyireho idini turyite uko dushaka wowe uzajya wakira amaturo njyewe nzajya nigisha ati ibyo gusa bagatangira bakazerera mu bantu bagatangira bavuga ndetse bakabisiga ko byanaherewe umugisha kubera waje bageze batya barabonekerwa umuntu arababwira ati hari uburyo bwo gukora amafaranga ibyo nabyo bikitirirwa kubonekerwa bikajyaho abandi babyumvise cyangwa n'abandi babikeneye nabo bakabikora n'abandi bakabikora n'undi akabikora ibi mvuga murabizi ko biriho ko byabayeho ntabwo ari byo mpimbye njye mushatse nanababwira n'amazina nabwo ndi kanaka wa kanaka cyangwa nyirakanaka bimeze gutya bakajya mu gikari cyangwa agashandashandika ashyiraho igisharagati abantu bakajya baza ibyo bakora simbizi abandi hari byose birimo wenda ku inyungu z'amafaranga ariko hari n'ibindi udashobora no kumva niba binarimo n'inyungu z'amafaranga ariko bikorwa ukuntu uzi kubwira abantu ukajya mu bantu ukababwira ngo murabizi nimuze mujye mu nyoboke narabonekewe nabwo ko bizagenda bitya mujye murira ibiti mujye mu mashami yabyo kubera ko igihe wazamutse ubwo buri hafi n'Imana ubwo wazamutse wagiye rega ntabyo mpimba ndavuga ibiriho ibi barimo mwebwe mwari mukwiye kuba muzi cyangwa murwanya abandi bagashora abantu mu buvumiro caves ngo mugende nimugera iyo ngiyo kure wumva umwuka utangiye guhera
ubwo nyine waswicinze mu wundi mwuka. Bityo bigakorerwa abantu amagana ibihumbi hirya no hino mu gihugu cyanyu muyoboye mwebwe, baba b'amadini baba bo muri leta. Abandi ntarumva kandi koko niho navugiraga ko bya bindi bihuzwa. Abandi ngo hari abandi bafite ibintu bigisha abantu babwira ngo ni uguca akarande. Guca akarande ni ukuvuga ngo ni ugutandukanya imiryango, ugatandukanya abana n'umuryango, bagatandukanya rimwe na rimwe umugabo n'umugore. Ibyo byabaye hehe? Usibye ko niba hari n'ahandi byabaye, hano mubyemerera igihugu. Ubu tuzasubiraga na hahandi navugaga, extremism y'ikintu icyo ari cyo cyose itera ikibazo. Ubu tuzasubira hahandi, hongere babwire abantu batabaze, abantu barebare nibo begereye Imana kurusha twebwe bagufi. Ubu dufite ikibazo, ubu ni ukuvuga ngo batureba gutya bakumva ko dukwiriye gupfa. Ko byabaye se kitabigarura ni iki? Muri aho mwemera ibintu nk'ibi mutekereza muti kitabigarura ni iki? Mwaje gushimira ibi ngibi mufite se? Mwaje gushimira iyo mico? Mwemere ikabajyamo abantu bose bagahinduka. Ariko se ko narinzi ko abantu twese Imana nyine yaduhaye n'ubwonko dutekereza. Erega yabuguhaye ngo nugira ikintu umuntu kubwira ikintu kibi cyangwa guha ikintu kibi, uvuga uti ubanza ubaze, koresha ubwonko unabaze, uvuga utari ku iki ibimubwira ni ibiki, bimfitiye inyungu ki cyangwa bigufitiye inyungu ki. Ariko ntabwo ari kugutamika ikintu cyose ukamira. Byashoboka bituma abantu bazima, abantu banyuze mu bintu nk'ibyo mwanyuzemo. Abantu twanyuze mu bintu nk'ibyo twanyuzemo, how do we entertain such a nonsense? Ubu turi abantu bari aho, ene scammer, ene thug, ene araza akadutwara mu byo yapanze atekereza, tukamukurikira. Koko akababaro kanyu ntacyo kabamariye, akababaro k'amateka ntacyo kabamariye. Wakwemera wahora uri uwo gushukwa, gukoreshwa amarorerwa gusa, wowe ugakurikirana, ntubaza, ntuvuga utari ko ni ibiki, ntunabigereranya n'ibyo wanyuzemo, n'ibyo abawe banyuzemo, n'ibyo abawe watakaje. Uvuga uti u Rwanda ntabwo, kuko twavuze ibyiza by'u Rwanda rugeraho n'iki, nibyo rwose turabyishimiye nyine, kandi tukwiye kugera no ku byinshi byiza. Ariko se duceceke ku bizaturimbura? Ibizarimbura n'ibyo biza turiho tugeraho, mu biceceke
nabikiti abantu b'amabandi bazi babayobore babatware erega ibi navuga ibimaze kuvuga natanga agahingero hari abatakaje ubuzima muri byo hari abantu bapfa hari abantu bagwa muri ubwo buvumo hari abantu bagwa mu kubabwira ngo iyo yari afite indwara ntiyivuze uwo ngo azamuvura yabanje akivura se nawe kwaba arwaye ahubwo ukabyemera ifuru comes to you and tells you ufite ububasha nahawe n'Imana ndagukiza wabanje ukikiza wowe umerewe neza ujya gukora ibyo ngibyo. How do you accept this nonsense, you Rwandans, honestly? How do you entertain this rubbish? How? How? Mwebwe bicaye hano, mwebwe abayobozi. How do you entertain it? Maze rero ubanza amateka yacu yaradusizemo imvune tutanazi tutumva ubanza tugomba kuba dufite depression hari muri society cyangwa ikituma abantu nabyo niba ari ikibazo tuzashakira umuti. You can't be there to accept everything and anything. You must question. You must say why, what, how. You good people of this God, we want to pray here every day. How do you disappoint God by just behaving like this? This is what you need to correct first. You mbona kuri social media ukabona yanditse ngo nungu ibintu ngo bavuta abantu babireta itangiye gufunga ngo za church hagira umubaza atari ko abangwa kengo nibyo ngo ntabwo zikwiye kuba ziriho ngo ariko ukuntu bazifunga cyose buvuga iki? Honestly, what it's no longer what now it has become how ukuntu bagomba kubabembereza mu Giswahili kubembereza anyway you oh my God. Maze ibi ntibigira ikitangaza, ntibigira umukene, ntibigira umukire, ntibigira utagiye mu ishuri, ntibigira uwaminuje, bose baragenda mwese mukaba kimwe. Ubwo se twarozwe kungana iki? Twarozwe kungana iki? Ariko si mwemererwa mutubwira hano ko imbere y'Imana twese turi kimwe tungana. Si imbere y'Imana turasumbana. Hari usumba undi? Kuki haboneka uzabwira abantu ati yewe ati jye nigeze ntya mu gitondo numva ijwi kandi ndamenya ngo niryo arambwira ngo Imana ibonekera wowe gusa kubera iki?
kitabonekera n'abandi. Ariko kandi iyo ikubonekeye ikubonekera ngo ugende ubikoreshe kwica abantu cyangwa kubeshya abantu bambura ibyabo. Yanakubonekeye rwose I would be interested message nziza yaguhaye tugirira neza twese, iyo so wayanga ninde. Ariko ubonekerwa ujye kuroha abantu gusa, ubonekerwa ubabwira ko badakwiriye kurya, ubonekerwa ko badakwiriye kugira gutya, ubonekerwa ko badakwiye kwivuza, ubonekerwa ubabwira ngo ukavuga ngo watumwe nande, watumye ibyo ngibyo ninde. Usibye n'Imana n'umuntu muzima ko atabituma ngo bajye kubikora. Umuntu muzima ntiyatuma undi ngo ajye gukora ibintu nk'ibyo. Noneho washyizeho wongereho ko batumwa n'Imana. Ikindi rero kivamo confusion ihari, abantu bagatinya guhakanya umuntu ukora ibintu bibi nk'ibyo cyangwa utanga ubutumwa butari bwo, kubera ko yishyiramo ngo mbikoze naba mpakanyije Imana, kuko byakozwe mu izina ry'Imana, so nabihakanya nte? No, but the first thing you must understand ko bitakozwe mu izina ry'Imana, byakozwe ni a fool, just a fool, a criminal actually. If you are a criminal, if you are a fool, you can't act in the name of the powers that we want to believe in. You can't. So hari ababikora rero, ababijyamo bakabikora, hari ababikurikira, then hari natwe twese tutabirimo tutabikurikira, ariko twiteguye kwirebera hirya ngo bibe bikomeze bibe. Ubwo se wowe urabikira nawe kimwe n'abandika. Iyo warebye hirya ngo bibe, uti ni ukuvuga kwanza ko ubona ko atari byo, ariko bigasa nkaho nta ntege ufite zo kubihakanya ngo uvuge ngo ntabwo bikwiriye kuba. Bikwiriye kuba, turabizi, hari mu buryo bw'amadini, hari mu buryo bwa politiki, hari mu buryo bw'umuco, turabizi byose, turabizi, tuzi bikwiriye kuba bikorwa mu bantu. Kuki atari byo dukurikiza? Abantu barihisha inyuma Imana gukora amarorerwa, mukabihorera. Mwatanze impression nk'aho mu Rwanda rwahagurutse rurwanya kwemera, rurwanya amadini, rurwanya ibintu ubona biba byandikwa. Ariko niba munabikora mwibwira ngo hariho mutera ubwoba, hariho mugira intimidation, wapi kabisa. Ibyo murabizi kandi mucishe make, mukora ibintu bizima bizwi, abantu bazima bakora, igihugu gishaka kwiyubaka gikora, society nyarwanda ntabwo mwayihindura ikintu mujyaho mugatobanga mukagaragura. Twagaraguwe bihagije, nta kundi kugaragurwa dushaka. Abanyarwanda baragaraguwe bihagije. Ibiba ahandi mu bindi bihugu bisa n'ibyo cyangwa biri hanyuma y'ibyo, ibyo birabareba, ntimuzabinzaneho nabi. Ba nyiri ibyo ngibyo
mubibarekere murumva ibyo ntabwo niba mushaka guhangana muri ibyo mube mwiteguye ariko ugende yiteguye abantu birirwa nanjye mu nshingano Imana yampaye nanjye iri ku ruhande rwanjye nanjye ndabizi niyo mpamvu ya ndirimbo ndandambara ndandambara dutera ubwoba cyane cyane ibi ngibi bene rero ngo bagira bacyo bagasakuza ngo bazi ngo abantu bahanze ngo baravuga ngo u Rwanda barushyira ku rutonde aho tugeze hasi hari ubwo twigeze bitaba bihari twabanye nabyo tuzabana nabyo abadashaka ko tuva muri aya mateka badushyizemo na mbere hose ngo dutere imbere barahari turabazi tubana nabo ariko ibyo tubihanagure vuba na bwangu niyo mpamvu rero kugerageza gufasha ibikemura ikibazo cyose kugerageza gufasha ibintu byose bigira uburyo babinyuramo ushaka gushinga idini rijyanye n'ukuntu wowe sinzi ukuntu uteye igitangaza ariko n'ibyo ushaka gukora ariko kugira ngo ubikore ukwiriye kubanza ukabyemererwa hari ibintu umuntu areba hari n'abandi bavuze nabwo mbona bifitemo confusion bakandika ngo kuyobora idini cyangwa ngo ugomba kuba ufite diporome cyangwa imeze aba bafite za diporome nabo barimo abakora nk'ibyo ntaho bihuriye na diporome ni imiterere ubwayo ku buryo bwose bw'ikintu uvuga ushaka kubaka niba ari idini ushaka kubaka ibe yuzuza bijyanye n'ibyemewe muri sosiyete cyangwa amategeko ayigenga birumvikana ariko kujya aho umuntu wese ashakiye kandi niba wanabikoraga reka tuvuge iyo wemera rwose uburenganzira bwawe nta n'uwaza kukuza kukubaza impamvu wemera cyangwa icyo wemera ariko ibikorwa ibyo ari byo byose byaba bishingiye ku byo wemera cyangwa iki bigira ingaruka ku bandi bantu izo ngaruka iyo atari nziza aho ngaho hari akabazo niyo mpamvu rero ako kabazo gakemurwa nuko ubanza ukuzuza ibyangombwa bivuga ngo ugiye gukora ibi n'ibi aho kwigisha gusenya kugira ngo ibyo ushaka byose ntabwo bishoboka ntabwo twabikwemerera niyo ushaka no gushinga idini riguha amafaranga kubera gushaka amafaranga nibyo navugaga mu nteko ubushize abantu bazabyiga neza turebe niba nta yindi denge irimo ukuntu tuyagabana ugomba kwishyura
hari amategeko ariho y'ibijyanye n'umutungo winjiza incomes n'iki, ahubwo abantu bazabisuzuma niba ibyo wigisha ari bizima, ibyo wabinyuzemo, ariko ubikoresha umutungo wawe bwite ushaka gukira unyuze muri iyo nzira, ibizima twabyihorera, ariko iby'amafaranga nabyo tukabisuzuma tugashaka uko byagenda. Ntabwo ikibabaje kindi, ariko ibyo nabyo ni ibintu birebire sindi bubitindeho. Ibi mureba by'aya madini ameze atyo ari aha, kuri ibintu mu bikaragira, akenshi yigisha buri kintu cyose, nta kizima nta kibi, nta bimwe njye kubera rwa ruhande rwanjye rwa politiki, kwanza njya mbona byinshi bimwe bituruka hanze. Nakwibuka ko hanze hariyo n'abantu batifuza ko mwebwe abanyarwanda, abanyafurika mwazazamuka mukagera aho bageze, bahora babacomekamo ibyo bintu kandi bazi ko mubiyoboka vuba na bwangu, bazajya bahora babiga, nuko mujyaho ndetse babashyiremo n'amacakubiri, muryane murwane na leta, murwane hagati yanyu, nuko ubwo in the end ikivamo mwebwe muri babandi twaza tuvuga ibyo gushima byabaye gushima Imana, ariko hari abashaka ko dushima abantu. Buriya hari uko ku isi uko isigaye iteye na politiki yayo, hari Imana, hari abantu bamwe bandi bari aha hagati bayegereye bumvikana nayo, hasi hari batwebwe hari batwebwe tuzadushimira abo tukazajya kugera ku Mana byatinze. Mbabwira niko bimeze. Aba rero bumva ko bo begereye Imana tugomba kubanyuramo kugira ngo tugere ku Mana, bafite inyungu mu gukomeza hariya hasi ngo bariho uguma, bariho ukomeza ube bajye bakugoboka, ubashime, hanyuma ndetse ubanyuremo ubashima kugira ngo ugere ku Mana. Ubu nabishyize mu language ya politiki, ko nababwiye ko ariko kazi Imana yanshinze. So ibyo mujye mubirebamo ukuboko guturuka ahantu, urabibona mu Rwanda, ukabibona ahandi, ukabibona abantu bagatwara abantu ku musozi cyangwa mu kabande ahantu, bakabamaza iminsi erega bagapfa. Ntabwo murabyumva abantu bapfa batwaye ahantu gusa kubera ibintu bimeze bityo, bakagenda bapfa benshi, bagapfa umunsi umwe bose bagapfa. Ndibuka kera ahantu twagiye tuba hirya no hino muri twe,
ahantu hajyaga haba ibintu nk'ibyo biba muri Afurika nyiraho gusa. Hari igihe kera ndabyibuka indwara ya AIDS ikimara kumenyekana ariko iri aho yica abantu, abandi bayirwara bagira bate, haboneka abantu nk'abo hirya no hino, ariko nibuka umwe rwose yatwaye abantu ahantu benshi ariko mu bihumbi ababwira ko afite umuti wayo, barahurura uzi umuti yabahaga igitaka, yacukuye umusozi bakajya batiyura ibitaka bakakarundaho, buri wese bakajya ku murongo bafite ikiyiko, buri wese akajya kuri igitaka ukeye, mbese Imana yamurangiye ahantu hari igitaka gikiza iyo ndwara. Abantu bajya ku murongo ibihumbi, ibyo mvuga bamwe barabizi ibi ngibyo. Muracyari muri ibyo, abantu bazajya baduhamagara badutoza umurongo, ejo bundi covid nigaruka baturisha ibitaka, baradukiza covid fiere, ariko biturutse ko uwo muntu afite powers, afite ubushobozi yahawe n'umwuka wera. Kuko ndabasabye rero kandi ndabashimiye ko mwanteze amatwi umwanya muremure, ariko tujye dushimira, dukorera n'ibyo dushimira. Ntabwo gushimira ubwabyo bifite icyo biduha na busa. Utashimiye imbaraga bashyize mu gukorera ibyo ushimira, nta hantu bafite powers zo kumva ibibazo ukundi ntazi, njyewe bindenze wenda, nta hantu bamwe bagenewe kubona ibyo bifuza batabikoreye abandi, bagomba kunyura mu bandi kugira ngo babigereho. Ntabwo ari byo. Rero ibintu tubyoroshye, let's keep it simple, tubyoroshye. Ibyo dukwiye dukora turabizi, ibyo dukwiye kubahiriza turabizi, hanyuma ibisigaye ntawe gutangira gushimira n'ibindi. Ubarekera tukazahura ubutaha nabwo